Haleluya. Twongeye kubasuhuza inshuti za channel Desire Hope TV. Turabishimiye, turabakunda cyane. Gahunda ni ya yindi, ni igitaramo cya Noheli pariti ya kabiri. Ubushize twabonye cyangwa twaganiriye ukuntu marayika Gaburiyeli yabonekeye Mariya. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Ni Luka igice cya mbere umurongo wa 39. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga mu mudugudu w'Iyuda. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo abwiwe n'umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimira Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none n'ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, nabo abakire yabasezereye amaramasa. Atabaye Isirayeli umugaragu we,
kuko yibutse imbabazi ze yasezeranije ba sogokuruza ko azazigera Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Nuko Mariya amara amezi 3 kwa Elizabeti abona gutaha. Ngurwo urugendo rwa Mariya ajya kwa Elizabeti. Yagiye yumva agiye kumubwira inkuru nziza, agiye kumubwira amabonekerwa yabonekewe na marayika Gaburiyeli. Agezeho mbere yo kubimubwira, Elizabeti yuzuye umwuka, amenya ko agenderewe na nyina w'umwami we. Aleluya! Imana niduhe imbaraga, Imana niduhe umugisha. Ubundi twitegure Noheli tumeze neza, turi smart. Ubundi gahunda zose ku murongo, ubundi tureke umwami Yesu avukire mu mitima y'abamwemera. Gahunda nta yindi, gahunda ni igitaramo, gahunda ni ukubyina, ni ukunezerwa, ni ukwishima. Abashonje bakarya bagahaga, abafite umwuma bakanywa bagashira inyota. Kandi muzibuke gusangira n'abakene, gusangira n'abadafite ibyo kurya n'abadafite ibyo kunywa. Kandi wowe ufite imyenda 2 uzahe mugenzi wawe umwenda kugira ngo nawe aseruke ameze neza, aseruke akeye. Gahunda ni ukubaha kandi tukubahisha Uwiteka muri byose. Ubu hari abatangiye kuvuga ngo nzambara iki. Iyo nuza we uzanywa iki? Nuza yewe wowe uzambara iki? Gahunda ni ukwambara, abapapa ikote, abamama imishanana, ubundi tukajya kwakira umwana Yesu akatuvukira, tukanezerwa cyane. Haleluya! Ibi ni umunezero. Haleluya! Gahunda ni ugutarama agati kagaturika, ubundi ibindi tubirere n'iteka. Ubundi imitima yacu mureke tuyeze, ubundi dutarame. Ubonane Noheli nziza Abanyarwanda, n'umwaka mushya muhire. Mwakira ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu n'izi saha turacyari ku ngoma ya Mesiya. Imana iduha umugisha. Mbifurije ibyiza, mbifurije ishyanirirwe, mbifurije kugubwa neza, kunezerwa hano ku muyoboro wa Desire World TV. Tubafitiye ibyiza cyane kandi tuhora tubifuriza ibyiza. Imana iduha umugisha. Ntabwo twagenda tudacinye akadiho ngo twumve yuko Imana yatugiriye neza. Mureke duharure inzira z'umucunguzi wacu kugira ngo azavukire mu mitima isukuye. Twagiye zamura kuri piano, bumve banezerwe. Yego ongeza ho gakeya, ubundi tunezerwe.
imitima y'abamwemera kandi akomeza duhire aduhana umugisha. Abantu bose bamwe batangiye gushyashyana ngo nzambara iki, undi nzanywa iki, undi nzarya iki. Bibiliya irabivuga ngo mwikwiganira ngo muzarya iki, ngo muzambara iki, kuko Uwiteka ari nawe. Imana iri kumwe natwe, icyo tuzambara icyo tuzarya ndabizi. Na Mukamana batangiye guhanagura urukweto barimo barashaka imishanana bazajyana mu misa. Ahubwo n'abatari kugaga urusengero barimo baradodesha utwenda twa Noheli, bo bazajya mu misa, abandi bazajya mu makanisa kubatirisha. Birarimbanyije ubundi imyiteguro, ariko isabuhire. Turabakunda nawe utaha n'ahandi wakora ibyishimo usibye umuyoboro wa Desire Hope TV. Wow, tuzasubire. Ciao ciao.